ni umeze uteze meze neza ku cyumweru se kutaje mu materaniro ku cyumweru nari ndwaye niyo mpamvu ntaje wari urwaye iki se mama ndi kuribwa mu nda ariko nkeka ko byahise bishira cyangwa ni bya bindi by'abakobwa uragiye mu mihango aya ntabwo ariyo mpamvu nawe nibajije impamvu utaje waga byanyobeye iyo wabuze mu materaniro uzikoma mpita mbibona ko wabuze nibyo iyo uri muri worship team uri guhimbaza umva mba mbona ari uburyohe ariko nyine ku cyumweru nzaza yego ni karibu hari ikintu nyine nari maranye iminsi mvuga n'intare nk'umuntu mukuru nta kiganiriza kamfasha yego mbwira ngo utezeyo n'umwana muri kiriya cyumweru gishize hari umuhungu twari turi gukundana ariko nyine ngewe nkurikije uburyo nkundamo abasore nabonye atari kuri kare yanjye ntakugize wabonye se waramunenze hirya ni mwiza ariko nyine nta mafaranga afite pe amafaranga yonyine niyo wamuhoye se cyane arakijijwe se pasi arasenga cyane ntabwo muri korali gusa nyine urebye n'icyo kibazo cyabayeho arankunda cyane nkabibona pe wowe se ntabwo umukunda ntabwo mwiyumvamo kubera iyo mpamvu kubera impamvu y'amafaranga yonyine cyane umva nkubwire mwana wanjye amafaranga ntazakubere ikibazo amafaranga arashakwa njye se na pasiteri ugira ngo twashakanye dufite ayaje nta kintu twari dufite usibye urukundo rwonyine kandi urabona aho tugeze tumaze kwiteza imbere mana yanjye icyambere ni urukundo ushobora gushaka umuntu urumva ukamushaka ngo nuko afite amafaranga ukamuca amafaranga ariko nta rukundo afite icyo gihe ni za stress uzajya uhoramo ariko iyo ukundanye n'umuntu niyo ari 1000 cyangwa 100 murarisangira mukaryama icyambere ni amahoro kandi ndi kuguha urugero none singe na pasiteri ubona hari ikibazo dufitanye twabanye nta mafaranga dufite nakubwiye ko ikintu cya mbere twari dufite ari urukundo naramukundaga pe nawe ankunda ntabwo nari mfite n'abasore bandi banyereka ko bankunze bafite amafaranga ariko nkabona ko pasiteri namukundiye icya mbere ko afite urukundo ikindi nuko akijijwe buryo umugabo akijijwe ntacyo wamungana umushuti wanjye gusa nizere yuko bizagera bikamvamo oya ntabwo ari ukuvamo icya mbere uramukunda icyo uri kumuziza ni amafaranga ikintu uri bwikuremo wowe ni ukwikuramo gukunda amafaranga iraha ry'amafaranga ufite icya mbere nimba ufite urukundo nawe akaba afite urukundo njyewe nagushimira kuba mwabana pe utitaye ku muntu ufite amafaranga ngo niwe uzashaka abafite amafaranga se bafite amahoro mwana wawe iyo nama yari nziza ariko pe ndumva ngiye bitashoboka kubera iki se ngewe nyine mba numva umugabo wanjye yaba afite amafaranga afite n'amamodoka ntibitumva se ubu se afite amafaranga n'amamodoka adafite urukundo yaba akumariye iki mukobwa wanjye nta kintu na kimwe yaba akumariye ako nyine reka ngendere kuri izo nama zawe byavuga ngo inama ntugire n'umuntu mukuru bifite kugira akamaro mva inama yanjye nkugiriye n'uyubahiriza ukabona wabyanze gucamo akakubanira nabi umva uzamenye ko nakubeshye umuntu ugukunda nta kintu na kimwe yakwima ariko waba undi ufite amafaranga ufite ubushobozi nimubana akagutera stress akagira ati udakijijwe uzaba se wungutse iki nta kintu na kimwe waba wungutse inama niyo yakoze cyane nkwakiriza gake se mukobwa wanjye ni amazi yonyine yakonje muri iyi mbeho we uranywa amazi akonje umva wagiye ubone nkabona utabyibuha umva ukunda amazi uracyayakunda nka kera cyane pe niyo nikundira aha reka nze nyakuzanire
Okay. Gahunda ya Rora, gahunda ya Rora rwose, siporo y'isi. Okay, siporo ya Rora iyanjye. Okay. Sinajya mu materaniro, kamuhamagara ndebe numva ko gahunda twazipanga neza. Umugore mwiza ntabwo agomba kuncika uko byagenda kose. Umusohokanye i Burayi cyangwa mujyane Dubai, ariko ntabwo agomba kubana n'uramu. Umugore ubana n'uriya mugabo urazi gukoresha visa kadira, kuko ariyo nari namuteguriye. Visa kadi wamusinyira agasheke niko kamworohera, akazagenda yitwaje kashi niyo byaba ari mu idolari ariko akagenda afite. Amadolari okay. Kabanze muhamagare vugane nawe numva icyo abitekerezaho, uburyo gahunda yagenda neza nta mbogamizi. Oui Lola, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Umeze ute se? Ndakomeye. Sha akazi karameranye, maze igihe ndi mu kazi kenshi. Narabuze ariko nari ndi muri ya gahunda nari nakubwiye yo kuba nagusohokana. Urumva ubwo byamfashe gushaka pasiporo ndetse no gutegura ibindi bintu byose tuzakenera. Nari nagushakiye n'agakarte ka electronique uzajya ukoresha, sinzi ujya umenya kugakoresha? Ntabwo mbizi pe. Umugabo wawe yaragucupije kwese. Ntabwo mbizi n'ukuri, ariko nyine kuva mufite n'ibintu byawe. Okay, no. Nagusinyiraho gasheke ko mu madolari ukabikuza bakuvunjira mu manyarwanda nabyo ntacyo. Hanyuma ndimo ndagira ngo witishemo nimba tuzigira i Burayi cyangwa se Dubai, wareba hakunogeye. Ntabwo ngira ngo biroroshye. Mbese byasaba iminsi ingahe? Urabona ni indege, ntabwo bari ibintu bitinda. Twafata iminsi 2 nayo wamubwira ko ufite amasengesho y'iminsi 2, twafata iminsi 2 yonyine cyangwa 3. Reka dufate Dubai. Babura njya mbabona ku mafoto ariko sindajya. Yego ntabwo ndajyayo. Ntabwo buriya numva Dubai bitangiye n'abanyijije nabura kugira byakuryohera. Kubera uri n'inzobe cyane wameze nk'abarabu. Reka agomba kugutetesha. Ntacyo kubeshaho. Hari barumuna banjye babaga mu ntara. Ntabwo beshya ko ngira gukemura ibibazo byabo. Gusa ibintu bizagenda ariko ibyabo byakomeza. Sawa rero ubwo
ubwo ngubwo nanjye akazi kose ko muri iki cyumweru nabwira sekreteri akashakira undi muntu ugakurikirana kuko nta nubwo na kenshi abakiriya bose ndabona nari nabakoreye ni umukiriya umwe wonyine wari usigaye. Sawa rero ubwo ngubwo gahunda ni muri weekend. Ubwo umugabo wawe ntazagira icyo amenya kandi nawe barumuna bawe ntazagira ikintu bamenya n'ibanga. Ntabwo ngiye kugushimira, ngiye kukwereka urukundo. Sawa ndarufite rwose nzaruguha nawe kuri umukobwa mwiza nta kibazo. Rega njyewe mukire ngiye gusiga umukire. Sawa. Allo. Amakuru pastor. Abona nari nyuze ku rugo, uri mu rugo se nze nkurebe. Murakoze kanze nkurebe. Karibu. Esa shimwe pastor. Ahimbazwe nkuba. Karibu iwacu. Urakoze. Yego. Yangayo urampamagaye mu kanya ngo ndi mu rugo nkubwira ko ariho ndi. Nanjye nari nyuze hano ku rugo. Imfura se wa muntu yabyutse inagwe imeze nabi. Imfura mw'iyi minsi niko bimeze ariko ku cyumweru twagize ibihe byiza. Ariko ni igihe cyayo twagize ibihe byiza cyane kandi turashimira Imana. Urabona uburyo itorero ry'Imana riri kugenda ryaguka. Imana irimo irakora imirimo. Ariko nubwo nyine nari nyuze ku rugo nanagushakaga. Oya nta kibazo umuhungu wanjye ni karibu. Nicyo twaraganiriye si twaganira neza ngo nkubwire n'impamvu yateye bya bindi wambaza. Yatumye umbwira ngo gahunda ngo ni ni uko. Pastor. Karibu rero. Buriya byatewe n'ababyeyi. Kugira ngo ntaza n'umugore rwose ababyeyi babigezemo uruhare. Teri rero. Karame. Umuntu agira ababyeyi batatu. Yego. Ariko babiri muri bo ntago bambaniye neza barampemukiye. Baguhemukiye gute? Ukuntu bampemukiye rero. Nagiye ku mubyeyi ubyara umukobwa. Byumvikane ko muri babiri baguhemukiye n'uwo arimo n'umuryango nawe n'umubyeyi wacu. Yego. Ngezeyo arandeba aranyitegereza ava ku mano kugeza ku musatsi. Arangije arambwira ngo mva nkubwire ngo umukobwa wanjye rero ngo nta mugabo ngo ndashaka umukufatika ngo ufatika ngo ufite ubushobozi. Arangije arambwira ngo genda uzane inkwano ya miliyoni. Baguca inkwano ya miliyoni. Anca inkwano ya miliyoni. Ariko mu gusenga byose bijya bishoboka mwana wawe. Ngabone kunkingira umukobwa. Yego ndakumva cyane. Pastor ntakubeshye. Nta nubwo nayo nakabonye naho bayibara. Numvisha ari nk'ikintu aje nkubita mu mugongo arawugutura neza. Yego. Natashye mbabaye mbunze imitima nibaza aho ayo mafaranga nzayakura. Ariko uwo mukobwa we ndamukunda nawe arankunda. Ikibazo cyabaye. None undi mubyeyi wundi we yaguhemukiye. Undi mubyeyi we rero nagiye
kubera wari umushinga ndi gupanga urabizi umushinga wo kubana n'umuntu gusezerana byemewe ni ibintu byigwaho bigapangwa neza ngiye mu itorero navukiyemo itorero nakuriyemo ndakumva cyane sengeramo nkorera Imana intange cya 10 amaturo buri kimwe cyose narabaganye ngiye kubabwira umushinga wanje naniteguye ko bo batantengwa bari bunshyigikiye ubwo nanjye mfite amatsiko y'uburyo bakunanije ukuntu bananije rero naragiye bambarira ukuntu ngo bagiye ngo ndi bubaha amafaranga ngo y'umushinga w'ubukwe narayabaze mbona birarenga muri 200,000 barandondo ukuntu ngo bimeze ngo nayo gutanga kubaha ngo yo kugira ngo gukora ngo urusengero ayo nabayita y'inyubako y'inyubako ngo nayo gutura amaturo icya 10 ngo ni mu buryo bwo kugira ngo nyine ngo bankora umushinga w'ubukwe neza birumvikana ibyo byose babikoze kugira ngo ubone uburenganzira bwo kugira ngo usezerane mu itorero yego ibyo byose niko babigenjeje ariko ntago ariko nari mbyiteguye nari nzi ko ndagerayo ibintu byanjye bakabikora neza bakanyakira nk'umuntu wasengaga ndi muri korali bari banzi nari kuko narakubonye ubwashize mu rusengero warasirimbye numva shimiye Imana cyane rwose wari uzi kubyina narabyinaga narahamirizaga pe rwose Imana narayikore n'ubu nkiyikorera kandi yikorere nasomye ijambo rirambwira ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka ako pasite ibyo byose nkubwiye bikimara kumbaho numvishe nta byiringiro nkifite narababaye ndavuga ati ko ku muntu nakunze numva ko tuzabana paka dupfuye izi mbogamizi zose mpuye nazo koko niziba impamvu z'uko nge nawe tutazabana agahinda kazanyica none pasiteri ntago wari uzi ikibazo cyanjye n'ibibazo nahuye nabyo mbona utari muri mood yo kuvuga ntago wari ubizi ariko ndabikubwiye basi mbikubwiye nk'umuntu numva nisanzuraho cyane ngira ngo nawe urebe ikintu wamfasha nko mu bintu byambayeho nk'uko byumvishe icyo kugufasha kirahari kandi birumvikana warakomeretse ariko cyane uwo muri gikomere ni Kristo wowe komeza wizere Kristo hanyuma ikintu numva nagusaba nk'umuhungu wanjye urabona uri huranganirira wenyine uwo mukobwa nubara cyagukunda umukobwa arankunda rwose dore ikintu gishoboka rero ikintu gishoboka uriya mukobwa tegura uburyo wowe n'uwo mukobwa tuzabanze duhure tuganire ibindi komera Yesu arahari Yesu azadufasha ibintu bizagenda neza nta mpamvu yo kubabara dufite Imana ishoboye byose Pastor urakoze cyane asante komera undemya agatima rwose komera rwose mukanya rero kubera nari mfite iteraniro mukanya nari ubundi umpamagaye nari ndimo ngira ngo ndebe ko njya mu iteraniro ariko ibyiza turi kumwe nanjye nari nyuze hano ku rugo kubw'amaraso ya Kristo nari nyuze ku rugo Amen. Nari nciye hano ku rugo ndavuga nti byanga bikunda reka nkwamagaye nkubaze kuri yo byari n'ikintu numvaga nshaka kukubwira cyakindemereye kandi urakoze kunyumva rwose Imana izakora ibikomeye zabikora gutyo amen Yesu aguha umugisha rero reka nitegure nge mu materaniro ibindi genda utegura uriya mukobwa umubwire muzaze tubonane tuganire kandi Imana izadushyigikira tuzafata umwanzuro komera mwana wawe urakoze cyane pasta sava Yesu aguha umugisha rero nanjye narinde kugana muri izi karitsiye nzamuka njya ku kabutike dore n'abadudu ntibahari wenda ngo aguherekeze bari bansize hano bo bagiye araho ngo bagiye gusengera ninge waruki hari ntegereje kugira ngo ngende ihangane ntabwo tuguherekeje nta kibazo rwose sawa urakoze kandi yego Shehisho shumo Nomero Karame shori kanje amasaha yakuze reka nzikuzanire yakuze rwose ndebe ko bigenda sheri wakakesheje
akakesheje rwose umukunzi wanjye akanyabwenge nkanga asa ngaha nta mukobwa n'umubaho ushobora gutitanga amakari uvuze ngo nawe oya ni akanyabwenge uvuze ngo iki numvise nabi cyane akanyabwenge nkambaye nta mukobwa natitanga amakari habe n'umwe nkanze kuganira nta n'umwe rwose shari we yewe mugore urananiye ng'inkweto ngiyo uzambaye ngugize oya birakora akanyabwenge ukagira ukakora akanyabwenge kandi ukagira jyaho tugiye guserera jyaho tugiye guserera ntawe bigiye guserera ryari imisirero bakora akanyabwenge kandi ukagira bakora akanyabwenge kandi ukagira urirwa uncinya uriya ngucinya jyaho niganira kagenda urirwa uncinya jyamanganira zicubanzire ko muri gupfa iki ko jyamanganirira ukabigira intambara wenda muri gupfa iki ko urananiye yambaye inkweto iki ninjye washatse abandi barabeshya iyo nakubwiye ifuka ryawe urafuhaguza ndivuga ibintu nganira ukabigira intambara uvuga ukazanamo abakobwa urafuha imbere yanjye ukazanamo abakobwa uretse ariko ntureba ubundi naragukeka uretse none ndamamagara ngo nkuzanire intambara ugafuha umugore uretse ekashwe abantu uretse indara nawe utafuha ibi ni ibiki mba ndi kubona mbawe ntamamagaye ngo muzanire inkweto zimugejeje aho ngiyo azambaye ngo n'umukobwa adatera atango ibintu mbabonera mu rugo mani nyakisi